Nibyo nk'uko wabisomye, wowe uri mu kazi kawe ihangane akanya gatoya nkubwire ibi ngibi. Ese uzi yuko hari ibintu uri gukora none aha ngaha ariko ukaba uzabyicuza kuva none aha ngaha kugeza ushaje? Ibyo ntabwo wari ubizi. Babarira untize amatwi n'amaso byawe twumve ibi bintu, kandi ni ingenzi cyane, dore ko harimo n'ibyo ukora mu buzima bwa buri munsi, mu buzima busanzwe wirirwa ubikora. Ibi bintu ngiye kukubwira uzabyicuza kugeza mu busaza bwawe. Reka dutangire n'ikintu cya mbere nta gutinda. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro ni Shema David nkuko mumaze kubimenyera. Kora subscribe kandi like, share, wandike comment y'icyo tuzakora ubutaha. Reka dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere kiri no mu bikomeye cyane, kutamenya kwizigamira. Iyo bita saving for tomorrow. Kutamenya kwizigamira by'ahazaza. Ubu ngubu abasaza bangana nka nyogokuru wawe, ubu ngubu wakubwira amarira bari mu marira yuko batamenya iterambere ryo kumenya kuzigamira ejo hazaza. Ubu ngubu nta pansiyo babona, nta kintu kibatunze. Ubu ngubu batunzwe n'abana babyaye, kandi nabwo abana babyaye murabizi ko hari igihe bibarambira. Ariko se iyo bajya kumenya kwizigamira by'ahazaza byari kuba biri kubabaho? Oya, ntibyari kuba biri kubabaho. Ariko kuva ubimenye none aha ngaha nawe tangira ubimenye kandi ubigire nk'inshingano kuzigamira ahazaza. Kuko nutazigamira ahazaza ukaba tayadi mu kazi kawe, ukajya mu kiruhuko cy'izabukuru, nta muntu uzabugufasha. Ariko nuzigamira ejo hazaza hazaba arimo arakugarukira, kubera ko warazigamye kandi witwaye neza mu minsi y'ubuzima bwawe wari umaze ku isi. Urakoze kwizigamira kuko amafaranga yawe azajya akugarukira. Ubu ngubu dufite ibigo byizigamira ejo hazaza nk'ikigo twita Ejo Heza, murakizi. Menya kwizigamira hakiri kare uzigamire ejo hazaza. Wazigama bike bya none ariko ukamenya yuko ugomba kuzigamira n'ibyejo hazaza. Reka dukomeze n'ikintu cya kabiri ari nacyo gikomeye cyane. Ikintu cya kabiri gikomeye, kuri ubu ngubu wegereye abasaza 100 ukababaza uti ese mwabasaza mwe kuva mu bwana bwanyu kugeza ubu ngubu ni ikihe kintu mwicuza kuba mutarakoze mukiri abasore? 80% bahita bagusubiza yuko batafashe ubuzima bwabo neza bakiri batoye, kubera yuko abenshi ntago bafata ubuzima bwabo neza kuri ubu ngubu. Nawe uri muri abo ngabo. Icy'ingenzi ntukora siporo, nawe ibyo ngibyo urabizi. Kandi abasaza bakubwira yuko iyo bajya kumenya siporo baba barazikoze, dore ko bari kuzibwirizwa kuzikora bashaje kandi bazibwirijwe n'abaganga, kandi ari ukuzikora nko kugahato. Hari byinshi bijyanye na siporo n'ibindi ugomba kumenya yuko ugomba gukora ukiri muto, kuko nusaza bizakugiraho ingaruka. Uzabyicuza, ntuzahagarika kubyicuza. Icyo ngicyo cyari ikintu cya kabiri gikomeye cyane. Fata ubuzima bwawe neza hakiri kare ukibibashije, kuko numara gusaza uzabifatishwaho nk'ingamba n'abaganga, kandi uzabikora ushaje nta n'intege zo kubikora ufite. Icyo nshatse kuvuga, fatirana hakiri kare, menya uko ufata ubuzima bwawe. Reka dukomeze n'ikintu cya gatatu gikomeye cyane. Dore ikindi kintu abasaza bicuza cyane, kandi tugereranyije n'ubu naye wasanga ari kumeze. Abasaza bicuza kuba batarakurikiye inzozi zabo bagakurikiza ibyo abantu bakunze. Aha ngaho urabyumva neza. Abenshi baretse tara zabo ahubwo bakareba ibiharawe cyangwa se ibiri viral cyane, akaba ari byo bakora. Ibi ngibi uzabyicuza kugeza ushaje, kuko ntago uzareka kubyicuza. Wowe aka kanya uri muri tegereza ukareba ugakurikiza ibyo abantu ubona bakunze cyane, bose bashamarariyemo kurusha impano yawe cyangwa se talent. Ibyo ngibyo uzabyicuza kugeza ushaje. Icyo ngicyo cyo ugomba kukimenya hakiri kare. Ubwo ngubwo ikintu cya gatatu gikomeye uzicuza kugeza ushaje ni ukudakurikiza inzozi zawe cyangwa se impano zawe. Icyo ngicyo ni ikintu cya gatatu cyari gikomeye. Reka dukomeze n'ikintu cya kane cya nyuma nta gutinda. Gusa nizere ko wakoze subscribe kugeza kuri ubu ngubu. Ikintu cya kane gikomeye cyane nacyo, ukibaza abasaza 100 ati se wamuzisaza we ni iki kintu wicuza mu buzima bwawe kugeza kuri ubu ngubu? Abenshi barahita bongera bagusubize bati twicuza ubusore bwacu n'umwanya wacu ubusore twapfushije ubusa kandi utarasubiraho. Buriya niba ureba kure kandi ukaba witegereza, ubusore bwawe ufite none aha ngaha numara gusaza ntugire ngo buzagaruka, uzaba washaje tayari, igihe kizaba cyatambutse. Rero icyo ngicyo kiri mu kindi kintu abasaza bicuza kuri ubu ngubu. Tangira wige gukora ubu ngubu ugifite intege, n'ubusore bwawe ubikoresha hakiri kare, kuko numara gusaza ntabwo uzabasha kubona uko ubikoresha. Icyo ngicyo ndakeka gisobanutse neza. Bivuze iti koresha imbaraga zawe none aha ngaha, kuko numara gusaza ntabwo uzabona uko uzikoresha. Abasaza benshi bicuza icyo kintu, kuba batarakoresheje imbaraga zabo bakiri batoya.
ahubwo bagatangira kuzibuka kuzikoresha bamaze gusaza kandi nta musaruro biri bwatange. Iki ngiki ukimenye cyane, nawe niba urimo uranengeka wisubireho. Ibyo ngibyo nibyo bintu bine nari nabateguriye uyu munsi. Mwandike comment igitekerezo cyanyu gikomeye cyane, like, share na comment nyinshi cyane. Imiro myinshi muri comment yanyu nyibone muvuga ko ibi bintu ariko. Reka dukomeze rero naho ubutaha mu zindi video ntuzacikwe. Nizere ko wakoze subscribe. Ciao ciao.